reka mbanze mbabwire iki ngiki. wowe dukurikiye muri kano kanya ndabizi neza yuko uzi imboga ukaba uzi n'imbuto, rwose ndabizi neza ko ubizi, ariko murabizi yuko hari igihe ahantu henshi hagiye hatandukanye umuntu ashobora kuba yasoroma imboga hashobora kuba hatameze neza. Akenshi ugasanga wenda harimo na wa mwanda ugiye utandukanye, wa wundi utari mwiza, ndetse hatuma rwose n'urusazi, reka tubivuge gutyo. None ibyo ngibyo wabyumva rero ukumva yuko rwose imboga ziba zanduye urimo kuba wagira gute, urimo kuhasoroma. Abantu benshi barabizi, kera barabizi yuko twagendaga duhanura imbuto zigiye zitandukanye. Abantu badukurikiye ari abantu bakuru cyane, ndabizi yuko mwagiye rwose mwiba imbuto zigiye zitandukanye. Hari abantu bibye imyembe hari abantu bagiye biba amapera, ariko ushobora no kuba utarimo kuyiba ariko ugiye kuyaca wenda mu giti bisanzwe, ugasanga wenda ipera rirahanutse ryikubise hafi y'umwanda wa wundi twavugaga, reka tubivuge gutyo wenda mu mazirantoki. Cyangwa se ugasanga koko nyine biguye mu mwanda. Noneho bakatubwira cyangwa se bakatubwiriza kugira isuku mu buzima bwacu, cyangwa se bakatugira inama yo kuba twagira isuku muri byose. Ese niba dukwiye kuba twagira isuku muri byose, ese birashoboka yuko izo mboga cyangwa se izo mbuto dushobora kuba twazifata tukazoza neza, twarangiza kuko tuzi yuko igikoresho cya mbere cy'isuku kiza cyane harimo isabune. Ese birashoboka yuko umuntu ashobora kuba yakoresha ubwo buryo bwo koza imboga n'imbuto akoresheje isabune? Ese we ntabwo wari warabyibajije mu buzima bwawe bwa buri munsi? Birashoboka yuko rwose waba warabyibajije, none ni muri kano kanya rero ugiye kuba wabisobanukirwa. Icyo nakubwira nuko ntago byemewe na gatoya cyane kuba wafata imboga zawe cyangwa imbuto kugira ngo ubashe kuwazoza ukoresheje isabune. Ese nukubera iki? Niye mpamvu bidakwiriye kuba byagenda gutyo? Nuko uramutse ukoresheje isabune woza imbuto zawe, ntabwo wize neza yuko iyo sabune iri buze kuza gushiraho. Haba harimo utunyangingo duto tugenda dusigara kuri izo mboga cyangwa imbuto, bigashobora kuba byatuma rero bitera igifu mu gihe ubashe kuba warya za mbuto. Kabone niyo waba wazitetse, ziba yari imboga ukaba wazitetse, dufata urugero wenda ari dodo cyangwa se amashu ukaba wayatetse, ntabwo wakwizera neza yuko hatasigayeho utuntu dutoya dushobora kuba twakwangiza igifu, rero bikaba byatera igifu. Icyo gihe kandi barimo baratugaragariza yuko uramutse wogesheje isabune ukoza nk'imboga cyangwa se imbuto cyane cyane ukazirya, harimo utunyangingo tw'isabune tuba twasigaye ushobora kuba warya. Ahanga bikaba byagenda bitera ingaruka zigiye zitandukanye, harimo nko gutera kuba wagira iseseme, rimwe na rimwe ukaba wanaruka, ndetse ukaba watangira no gucibwamo, cyangwa se abantu barabizi cyane gucibwamo cyangwa se kujya kuri toilette kenshi. Ndetse batugaragariza yuko hano ushobora no kuba watangira kugenda zambuka cyangwa se imbuto zigabanyirizwa cyangwa se uburyo bugenda bushiramo gake gakeya, ugasanga nyine bitakaje icyanga. Hano rero batugira inama ki kugira ngo umuntu abashe kuba yakorera isuku zamboga cyangwa se imbuto. Hano batubwira yuko umuntu akwiriye kuba byibura yakoresha amazi meza atemba. Iyo bavuze amazi atemba ntabwo ari yandi atemba mu mugezi, ahubwo ni ukuzoza ariko usukaho amazi. Dufata urugero, niba ugiye nko kuba waronka wenda ironje, ipera cyangwa se umwembe, ntabwo uri bushyire amazi mu isafuriya cyangwa se mu ibase nziza
nurangiza urongeremo. Hano batugira inama yo kugenda dufata rwa rubuto rwacu ubundi tukagenda dusukaho amazi tugenda twoza neza, cyangwa se niba ari imboga tukagenda tuzifata tukagenda dusukaho amazi aho kugira ngo twebwe tubashe kuba twagira gute, aho kugira ngo tubashe kuba twebwe twashyira mu kintu runaka cyabibase cyangwa se indobo cyangwa se isafuriya ikoze neza tukagenda dushyiraho. Ntago ari ngombwa rero, ahubwo twebwe twagakwiye kubigenza gute, twagakwiriye kugenda dukoresha amazi ariko amazi atemba. Ngayo nguko rero abantu bari bazi yuko umuntu ashobora kuba yafata imboga cyangwa imbuto bakazogesha isabune. Ndahamya yuko mubashije kuba mwasobanukirwa neza. Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.